ko ntabwo bivuze ngo gushaka umuntu yibagirwe, ntabwo bishobora gushaka umuntu acupire, ntabwo bishobora gushaka kuvuga ngo gushaka ntabwo ari ukuvuga ngo ubuzima burahagaze ibyo cyane, ntabwo bivuga ngo gushaka umuntu ahere mu rugo gusa aheranwe n'imirimo yo mu rugo, ushobora gusohoka nabwo bikaguhindura ibitekerezo cyangwa se mumeze mute. Ndabasuje cyane, karibu kuri Isi France Lifestyle, nizere ko mumeze neza cyane muri ikaze wowe uri mushyashya ntibagirwe gukanda subscribe kugira ngo subscribe hano hasi kugira ngo ibiganiro bibagereho neza kandi mukomeze mukurikirana no dusharinga ama day tungurana ibitekerezo. Uyu munsi reka tuganire ku kintu abantu kindi basira cyane twebwe abamama cyangwa se abagore muri rusange cyangwa se abakobwa muri rusange, ni ibintu bikunze kugaragara cyangwa bikunze kubaho cyane, ariko nawe ndi hano kujaginga nukungurana ibitekerezo kugira ngo wenda nta n'undi hano kugira gushuka cyangwa se n'ibiki, ariko buri wese afite uko ari bubyumve cyangwa se bifite ushaka guhitura cyangwa se bikaguhindura mindset wenda wari ufitemo, byose ni ibintu ushaka guhinduka cyane. Ni ikintu kikunze kugaragaraho cyane, ni ikintu kikunze kugaragara cyane ku bantu za ku bagore cyangwa se abakobwa benshi cyangwa se abantu bagishaka ingo, nabo haba hari nk'abana byo bikagira. Ni inshuro nyinshi cyane ukunze kubona kamere ku bagabo, umugabo cyangwa se abasore iyo bashinze ingo babaye abagabo cyangwa intuza abagabo bashinze ingo, ahanini abagabo usanga wenda ibyo bakoraga bakiri abasore babikora. Tuvuge nubwo rero yifite agakipe ka football ajya gukinamo wajya ugakina, yiba yifite wenda abagabo bajya wenda benshi bajya no gukobuza ku gacupa bakagasoma, izo nshuti zo arakomeza akazireba byose. Ahanini njye mbona abagabo nta kintu kinini iyo bashatse ingo, nta kintu kinini ahanini kibahinduka. Ikintu mbona gihinduka cyane ku bantu b'abagore ahanini cyane, ikintu gihinduka cyane ni ku bagore. Umugore rwose iyo dushatse ingo cyangwa se tugashyingirwa, ibiki byose ni ibintu byinshi cyane ku bagore. Abagore inshingano nyinshi nazo zibagiraho, nta kibazo ndavuga n'abagore, umugabo wajya kukaza gukora nabyo nta kibazo, ariko ahanini umuntu agize abagore usanga bafite inshingano nyinshi cyane kuruta abagabo. Ati gute ukuntu umuntu agira ashaka ingo ugasanga umuntu ariyibagirwe. Abagore niho bikunda kubaho cyane, 80% n'abagore bikunda kubaho cyane. Tuvuga nk'urugero nari ndi umukobwa nikundiraga kujya kwikora siporo, wenda rimwe na rimwe nasohokaga n'inshuti zanjye wenda z'abakobwa tukajya kugira wenda kwinywera agafanta hehe, tukajya gukoresha inzara tukagira iki, ariko hanini usanga iyo umuntu amaze kubyara ibyo byose umva bigira byose bishira. Umuntu akiba ati se nukubera iki umuntu nimba nshatse urugo se nivuze ko ubuzima bwanjye bugiye guhagarara nibyo koko. Hari igihe umuntu aba afite n'intuza n'izindi nshingano ku ruhande, ariko rero ntabwo bivuze ngo gushaka urugo umuntu yongere niyibagirwe miranwe n'imirimo yo mu rugo, miranwe n'izo ntuza n'izo nshingano zo mu rugo. Ushobora kugira rwose uvuga ati se nibyo koko ushaka kwita ku rugo rwawe n'iki, ntabwo ndi hano ngo nze kubashuka cyangwa se ngo mbahindure ibitekerezo cyawe n'iki, ariko hari igihe ari ngombwa rwose uko umuntu atahiranwa n'iyo mirimo yo mu rugo cyangwa se n'izo inshingano zo mu rugo. Nibyo koko inshingano zo mu rugo ziri ku ruhande, ariko nawe hari ibindi ku ruhande byose bishobora gutuma rwose ugira akanyamuneza, bishobora guhindura morale, bishobora guha morale rwose n'ibintu byiza. Bivuga nk'urugero, hari igihe umuntu wenda umukobwa atarashaka aba yifite wenda nk'izindi ntuzakora ikora siporo, wenda akunda kwigira gusohoka akajya kwikoreshereza inzara, akunda gusohoka n'inshuti ze wenda bakajya kwinywera agafanta ahantu. Ni ibintu bikunze kubaho, cyangwa kujya kwisurira inshuti, ni ibintu bisanzwe kubaho, wenda koga muri piscine, ni ibintu bisanzwe kubaho. Ariko nyine urabyumva ko iyo umuntu ashatse nk'abagore ubuzima burahinduka, ariko nanone ntabwo bivuze ngo umuntu yibagirwe. Urukumva ushaka gushaka n'urugo rwose, ariko ugakomeza ugakora n'uko tuntu nakunda gukora rwose tukunezeza. Ntabwo gushaka urugo bivuga ngo umuntu agende ngo wenda nk'abo bayo muri prison cyangwa se ibyo wakunda gukora byose ngo bireke ngo nukubera ngo ushatse oya. Rwose nimba atari ikintu kidashobora kukubangamira mu rugo rwawe, bivuga ati ugenda ukavuga nk'umugabo ati se uyu munsi ni kwa gatanu ndumva ntagira n'inshuti yanjye wenda inshuti nazabazizi wenda n'urugero ndumva nagera no kujya kwiyogera kuri piscine hande abantu ntuzabara amapiscine amanenshi nabyo byaza kuntera akanyamuneza. Kubera iki se utajya kubikora kandi wumva ari ikintu gishobora kukugira, iri ikintu gishobora gutera akanyamuneza cyangwa ikintu kigushimisha. Ni ibintu bishobora gukora, ntabwo wenda bavuga ati cyangwa se kuvuga ati uyu munsi ndumva nshaka kujya gukoresha inzara, ku buryo hari nk'abantu bagira mu rugo umva bagacupira bakiyibagirwa. Nariyo bihagijeho n'abana, iyo haje n'abana bimva bibakarusho, noneho wiburira umwanya, ariko ni ikintu bagakwiye gutekerezaho rwose, nawe ukitekerezaho ubwawe. Ntabwo gushaka urugo ari kwiyibagirwa, ntabwo gushaka urugo ari ibintu bagakwiye, nabyo ni ibintu ushaka kugira. Ushaka urugo ni ikintu ku ruhande, ko nawe ushaka kugira kwishakira umunezero ku ruhande rwose, ugakora utuntu wumva gukunze, wenda ndashaka kugira mu gasare kaje mujya kwikora siporo kwa gatanu ku mugoroba rwose. Nimba ufite umugabo nashaka gusigana
n'abantu kabareba no kujya kwikora agasiporo nabyo ni intuza nkuko nagira akajya kugira bwose akakunywa agacupa n'abandi bagabo nawe ushaka kuvuga ati uyu munsi ngiye gukora ikintu kinezeza ngiye gufata uyu munsi amasaha 2 nigire muri gym kujya gukora agasiporo nimva muri gym ndakwikoreshereza inzara ni ibintu ushaka gutera akanyamuneza ni ibintu ushaka kugira ntabwo bivuze ngo gushaka ngo nibituma uyibagirwa n'ibiki hoya ntabwo ndano gushuka abantu cyangwa iki ariko ntimwibagirwe rwose hari utuntu ushobora kuba wumva ukunze wumva akundagana mbere utaramugira ukumva ashaka gukora kandi numva ugiye muri gym se niki cyahindura ntagaruka gushuka ngo niki nta kintu cyahindura ku rugo rwawe ahubwo ni ikintu kikunezeza umutima uvuga ati ngiye muri gym ugiye gukora agasiporo cyangwa se uvuga ati umunsi ndumva nshaka kubisohora n'inshuti yanjye wenda tugasohoka tukajya wenda habaye ama event runaka nkajya kwinywera ako gafanta ukaza gutaha bonatanije ni ikintu rwose kidashobora kugira ni ikintu rwose kitaho kugira consequence ku rugo rwawe kandi ni ikintu kidashobora kugira kugutera ntuza ati ndashatse ubuti buzima bwanjye burahagaze ngiye kuguma mu rugo ngiye kugira umugo nibiki ushobora gukora utuntu rwose tutera akanyamuneza utuntu tugushimisha ati umunsi ngiye rwose ngiye kwikora shopping n'aba friends mugasohoka mu gukora shopping mukajya kura mutembera mu mujyi cyangwa mukagenda mugufata ka ice cream n'ibintu byose bishobora gutera akanyamuneza ntabwo uvuze gushaka ngo umuntu yibagirwe hari utuntu akunda gukora ukiri umukobwa ibintu ushobora gukora bitanagira kuntuza cyangwa se bitera ikibazo umugabo wawe ni utuntu twinshi ukagira abagore benshi tubyaye ukuri turibagirwa abagore benshi bashatse ngo baribagirwa bakibagirwa rwose ibintu bibatera umunezero cyangwa nibyo ko ushaka kuri mu rugo rwawe unanezerewe ariko n'ibindi bintu ushaka kuri ku ruhande rwose bigushimisha cyangwa se byagutera bikomeza gutera akanyamuneza gukora cyagutera akanyamuneza kitagira impinduka ku rugo rwawe cyangwa se kitagira icyo kibangamira ku mugabo wawe why not utakora ikintu kigushimisha why not ajya kwikoreshereza inzara why nimba idini ryari byemera why not ushaka kuvuga ati kansoke n'aba friends njya kwiraka ka ice cream ibintu ushaka gutera morale byinshi cyane ariko buri ntuza buri category imba tuvuga ati wenda ndumva nshaka gukora iki ngiki ukareba ndimba ati ikintu ngiye gukora ntago cyabangamira urugo rwanjye ariko nanone cyane n'icyo ngiye gukora cyane gutera akanyamuneza cyangwa wari ugikumbuye warashatse ntokibikora ibintu bishobora kugira ati ngiye gusohoka n'aba friend nyine uvuga ati mfite inshuti nziza ni inshuti rwose ni sawa nta kibazo ariko ntabwo bivuze ngo gushaka umuntu yibagirwe ntabwo bishobora gushaka umuntu acupire ntabwo bishobora gushaka kuvuga ngo gushaka ntabwo ari kuvuga ngo ubuzima burahagaze ibyo wakundaga gukora ngo urabiretse huya niba ntacyo bikubangamiyeho cyangwa se bibangamira urugo rwawe cyangwa se bigire consequence ku rugo rwawe rwose why not tongeye ndumva ntago gakwiye kuvuga ati ubona heranwe n'akazi ko mu rugo naheranwe n'abana n'ibiki uyibagirwe niba ari umuntu ashobora kwikura agasiporo niba ari umuntu akunda kujya kwisohokera wenda kujya koga kujya gukora akaburusheti cyangwa agafanta n'aba friend nabyo birashimisha cyane ntabwo birashimisha cyane ntabwo uvuga ngo ushaka umuntu ahere mu rugo gusa heranwe n'imirimo yo mu rugo ushobora gusohoka nabwo bikaguhindura ibitekerezo cyangwa se kongera akanyamuneza bikakwibutsa ibihe bya kera nabyo ni ibintu bisanzwe gendo rwose bitewe n'ibyo umuntu akora rwose nabyo ni ngombwa ni byiza cyane ibintu bitakubangamira cyangwa se bibangamira ku mugabo wawe ndumva ntacyo byagakwiye kudutwara umuntu ngo agende acupire yibagirwe utuntu twatuma rwose rwose ntabwo byagakwiye kubaho gushaka ntabwo bivuga ngo umuntu acupire gushaka ntabwo bivuga ngo ubuzima bwanjye burahagaze gushaka ntabwo bivuga ngo ni ntuze imirimo yo mu rugo birameraye gushaka ushobora no kubushatse ariko utwara usanzwe ukora ukiri umukobwa nawe ugakomeza kudukora nta kibazo ugire nabyo ntacyo bitwaye rega n'umugabo ntashobora gusigarana abana nta kintu kiba ugiye gukora ntabwo ari ntuza nawe bishobora byagufasha ukumva urishimye rwose ugasohoka bucyo ugafata kuka ugahindura ikirere mu rugo wari urimo induru z'abantu n'ibiki byose ugasohoka ukajya kunywa agafanta n'aba friend bawe cyangwa se mugakora izindi activities nyinshi zishobora gutuma wongera kugira akanyamuneza cyangwa se bigukumbuza n'ibindi bintu utaruherutse rwose ntabwo gushaka bituma ngo umuntu acupire gushaka ntabwo ari ugutuma ngo umuntu yibagirwe gushaka ntabwo ari ikintu cyatuma rwose ubuzima bwawe buhagarara cyangwa se bugire bwongere busubire hasi ni wowe ugomba kuvuga ati se nakora iki wenda kugira ngo nkomeze ngira akanyamuneza mere neza ntugire hari abantu benshi nukumana si n'ubukene n'ibiki hari n'igihe ushaka no gukina kandi nyabugogo umuntu yisigiraga akaveri nawe ntuza kama 200 ukajya kukisiga nabyo nta kibazo n'intuza ushobora rwose gukomeza kugira akanyamuneza wari ufitiye ntacyo bitwaye ukagira ubuzima bukomeze bukendera ariko ntavuze ngo gushaka umuntu acupire ntavuze ngo gushaka umuntu uhereye nyuma y'abana biko nyuma y'abana iyo ushobora rwose nibyo hari inshingano zo mu rugo ariko nawe hari umunezero ku ruhande rwose bituntu ushobora gukora kugutera umunezero cyangwa gukomeza guhindura ama ideas mu mutwe cyangwa se kongera kugutera akanyamuneza nibyo rwose ntawe ndi hano gushuka cyangwa se guhindura ibitekerezo ariko gushaka ntibigatume umuntu yiyibagirwa cyangwa se ucupire kubera ngo washatse
so ndabashimiye, nizere ko iyi video hari wigize yunguye agatekerezo. Ntawe ndi hano ndi gushoka, ni ukungurana ibitekerezo, kureba ati se bimeze gute, byatuma wongera ukanitekereza ukavuga ati se why not. Inshingano nibyo mu rugo umuntu abazifite, ariko n'izindi n'utundi turashobora gukora ku ruhande rwose dushobora kuzamuka, kugushobora gutuma ugira akanyamuneza, ibitekerezo bigahinduka cyangwa se bigatuma uhindura akamurari. Nizere ko iyi video yakugira akamaro cyangwa se hari akantu ushobora kuba ikunguye. Ndawushimiye warebye iyi video, Imana ikomeze ibarinde. Mwakoze kureba iyi video kandi mukore subscribe kugira ngo ibiganiro bagezaho bijye biba kugeraho uri wa mbere. Ndabakunda cyane, murakoze cyane. Ciao ciao.